Emirene papa we yapfuye mu buryo ndibuze kubabwira bubabaje. Emirene mu kiganiro yakoze ari kuganira n'abantu bari muri US bavuga ku bintu bya Nuza, wabona muze kukireba, wabona gatameze neza. Sabe yahamagawe na RIB, yahamagawe na RIB imubwira ibyo ashinjwa, baramuganiriza, baramwigisha, aragenda. Amafaranga aratanzwe, aba diaspora batanga amafaranga, ubukwe koko barongera banakora nyine bamwambika ikoti, bakora ibintu byiza. Ariko none muri komite yari yagiye gukora ibyo bintu, icyo gihe hajemo kongeye ku rubuga babagaho bakora fundraising nabubagaho. Ariko mu bintu noneho navuga ngo mu bantu bari muri iyo komite bari kureba ese ibintu gahunda zigeze hehe, baje kugenda basubiranamo bavuga bati amafaranga bari abantu bose batanze baturutse hanze ntabwo Sabe yayakoresheje uko yagakwiye, ndetse arangiza gufata umukobwa witwa Giswene aramubwira ngo aramuha 300. Rero nyuma y'isaga umuntu witwa Sabe bivugwa ko ubu ngubu atakiri mu Rwanda, yamaze kugenda. Ariko bivugwa ko uyu munsi Sabe ari muri Belgium. Reka nongere mbifurize ibi byiza mwe mwese mubana na Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame. Reka nongere mbifurize ibi byiza mwe mushimira umuntu wese wakanze subscribe kuri uru rubuga, umuntu wese waduhaye ibitekerezo n'iki mabwira ko ibintu ari byiza cyane, aba big energy. Yes. Nimugoroba buri wese yabonye itangazo riri ku rubuga rwa Isimbi TV mu cyo twita community. Ni nk'uburyo bwagenewe nk'amatangazo, uretse ko ndara abashyiramo links, ariko ubundi bugenewe nyine nk'amatangazo. Umuntu ufite ikinyamakuru nakashobora gushyiraho amatangazo, ni nkacyo YouTube yakoreye icyo kintu. Umunyamakuru Sabe yagize ati muraho, nizere ko Nyagasani akibarinze mwese. Nshaka kumenyesha abakurikira imbuga nkoranyambaga zanjye zose ko guhera ku wa 4 ku itariki 29 Kanama 2024 nagize uburwayi bwatumye mpagarika akazi, mbanza kwiyitaho ngo nkire neza mbone gukomeza. Nintora agatege nzagaruka mu kazi nk'ibisanzwe, mugire nimpagarike n'ubugingo. Sabe rero ibi ngibi hari abantu bahise bihuza n'isaga imaze iminsi, uretse ko nanone umuntu atanabirenze ingohe bavuga bati byagenze bite, byagize gute. Ariko buriya ikintu namaze kurealiza nyuma yuko ibi byose bibaye, nyuma yuko Sabe yagwakoze ikiganiro kwa 6, nyuma y'ibyo byose RIB ikabivugaho n'iki, ariko naje gusanga ibintu bikomeye cyane. Ndabwira impamvu ebyiri. Sabe koko ibintu yamuvuzeho ntabwo ibyinshi ari ibinyoma, mu bantu bose nabonye bakoze ibiganiro ku muntu witwa Murungi Sabe, nta muntu nabonye yamuciriye akarurutega ntawe. Ikindi muribuka mu mwaka ngira ngo 2019 cyangwa 2020, ntabwo mbyibuka neza, hari umugabo wo mu karere wo mu ntara y'Amajyepfo ngira mu karere ka Kamonyi I think, wakoze ubukwe bari abantu yari umuryango, akora ubukwe yambaye silipa. Ubwo bukwe ibyo bintu biri na trendinga. Sabe ntabwo aratangira ibintu bya YouTube cyane, noneho hazunguruka urutonde rwari rwarashyizwe n'umuntu witwa Murungi Sabe rwo kugira ngo bateranye amafaranga uwo muntu wakoze ubwo bukwe yambaye kamambiri, bongere bamukorera ubundi bukwe, bamwambika ikoti, agire gute. Amafaranga aratanzwe, aba diaspora batanga amafaranga, ubukwe koko barongera banakora nyine bamwambika ikoti, bakora ibintu byiza. Ariko none muri komite yari yagiye gukora ibyo bintu, icyo gihe hajemo kongeye ku rubuga babagaho bakora fundraising nabubagaho. Ariko mu bintu noneho navuga ngo mu bantu bari muri iyo komite bari kureba ese ibintu gahunda zigeze hehe, baje kugenda basubiranamo bavuga bati amafaranga bari abantu bose batanze baturutse hanze ntabwo Sabe yayakoresheje uko yagakwiye.
ndetse arangiza gufata umukobwa witwa Gislaine aramubwira ngo aramuha 300 ndetse andi mafaranga bivugwa ko nyine yagiye gutyo. Icyo ngicyo cyarabaye gusa nyine kuko ari ibintu byabira aho ngaho kandi utamenya ngo abantu babonaga batanze, ariko nanone utavuga ngo umuntu niba yavuze ati uko twabukoze ashaka kuvuga ati ikoti twabiguze 300 yenda bayiguze 100 cyangwa se 80 cyangwa 70. So hari byo utaburanya umuntu nyine avuga ati se nariguze 300 cyane ko bira atari umutungo wa leta ngo aho ngo accountability cyangwa se ngo harabaho ngo umuntu w'umuvunyi cyangwa se auditeur general ngaze akore audit. Nyine n'ibintu biraho ngaho, ariko ibyo bintu byaravuzwe n'ibindi gusa hari utuntu nyine tugenda tuba dukeya abantu bakavuga bati okay njyewe mba muri groupe y'aba big energy. Uyu munsi nagize gutya ku munsi w'ejo nyuma yuko RIB yari maze kuvuga ibintu kuri Sabe kuri Yago uko yagiye akurikiranwa ibintu nk'ibyo, nkompoza ka message ngashyira muri groupe ndetse nawe ndakamuha inbox ndamubwira ati man RIB yavuze ko wari gukurikiranwa ibintu bijyanye n'amacakubiri, ibintu bijyanye n'ivangura. Ndamubwira ati rero ibi bintu biri very sensitive, kuri akuntu uri kubwira abavuga abantu bagire gute banga abandi bamenye ibintu nk'ibyo cyane ko muri groupe za big energies bavuga ati dukorera ni subscribe. By the way, muziko Sabera yageze kuri 1,200,000 by'aba subscribers, ariko kubera aba big energies bakaza gukora ni unfollow ku rubuga rwe uyu munsi n'ubundi yasubiye kuri 1,190. So Yago yabibonye akora reaction no muri big energies bavuga ati byo byose by'abantu bavugaga tubareke mbese dukore ibintu by'urukundo gusa, which mbona ko ari ibintu byiza yenda hari ikintu bira bintu byari hari cyo byatanze, kuko man hari ibintu ushobora kubona gutya inzego zikakomeza zireba gutyo gusa ngo wenda ngo nugutwika man ukazasanga abantu bari kwicana kora ko reka mahingero nk'ebyiri. Muzi neza umukinnyi ngira ngo n'umukinnyi ni wa Perni wariyo wigeze avuga ngo bagiye kumutwikira inzu. Muzi ukuntu umuntu witwa Emi Ikinege yavuze ko mu gihe abantu ari ibiganiro yakoze ku bantu ba Bruce Melody ngo bafana bakazajya bamuda ngo bazamukubita ngo yahura n'abantu bati kira kintu tuzagira gute. Muri kumukinnyi ngira ngo no muri siribuka ikipe wari mu gukinira ikipe runaka ariko muri ikipe zo mu Burayi man bakamutwikira inzu biri serious. So no wangu ibintu by'abafana man hari ubwo birenga intuza abantu batabikubigirira kare bigasanga byabyaye ikindi kintu cya danger. Rero nyuma y'isaga umuntu witwa Sabe bivugwa ko ubu ngubu atakiri mu Rwanda yamaze kugenda. Kubera iki? Sabe mu busanzwe umuntu wikorera ntabwo ari umuntu ugomba kuvuga ngo sindi gukora atange abwira atange mbese press release avuge ngo ngize gute kandi si ubwa mbere kuvuga ngo umuntu aharutse ubwa mbere amara iminsi nk'itatu adakora bijya bibaho, ntabwo ari ibintu bya hatari. Ariko uyu munsi kuba byahuriranye bivuga ngo hari ikintu cya mbere ni pressure, icya kabiri agiye kwikoresha inama. Bivugwa ko we na madame bafashe akaruhuko. Sabe n'ubundi asanzwe agenda hanze, ntabwo ari ibintu bya hatari, n'ubundi ntagira abantu bakabibona gusa yakoze ibiganiro, kuko Sabe n'umuntu ugira ikintu navuga ngo nibanga yenda inshuti ze ziba zibizi. Ariko bivugwa ko uyu munsi Sabe ari muri Belgium, yagiye Brussels kuba aruhuka n'iki, ariko nanone akaba zanakorayo ibiganiro. Bivuga ko rero Sabe mu by'ukuri ntabwo arwaye byo kurwara bo, nanone ntabwo avuga ko ameze neza ko nanone bira bitero abantu bose bavuga kugize ko urebe nko mu itangazo bose kuvuga ati turakwanga bamututse bagize gute kuko mu by'ukuri ashobora no guhura n'umuntu akamukubita ikintu. Rero bivugwa ko yaje kwikoresha inama na madamu we bakabona iyo pressure
itaza kugira bagabatereka tubanze tube tuvuye hano bakava mu Rwanda bakagenda bagatega indege bakagenda bakajya Bruxelles kugira ngo babe bapowesheje babe batuje barebe iyo ibintu bigana. Ariko nanone mu by'ukuri Yago ku ruhande rwanjye nanone nashimira abantu bagiye bamusaba imbabazi barimo ba DC Crema barimo ba Titi Brown. Titi Brown koko nanjye ejo nibwo numvise ko ibintu yakoze biremereye, ariko nanone nubwo rimbu yinjiye muri ibi bintu kugira ngo ibintu bicike birasaba ko ibiriya bintu nabyo byitwa ruswa. Birasaba ko biriya bintu byitwa ruswa. Nubwo Ndimbati yagiye mu rukiko akavuga ati ngewe Murungi Sabin yanyatse ruswa ngo ikiganiro batagitambutsa ntibyitwe ruswa. Birasaba ko ibintu byo muri showbiz bijya kuvuga ngo mpa amafaranga ngire gutya nabyo byitwa ruswa, nabyo byitwa ruswa. Kuko iyo hataza gukoreshwa amafaranga hakaza kubaho saga y'amafaranga kuvuga ngo Sabe agura umuntu wari ugiye gutanga ikiganiro ngira ngo na Theo ukwezi yabivuze avuga ati nanjye gukoresha ikiganiro umugabo wa mu Masharirene, ariko njya gusanga Sabe yamuguze. Ibyo bintu rero nibidacika n'ubundi ibi bintu bizakomeza bazajya no gusanga abantu baricanye. Muri showbiz habamo amatiko, habamo ubugome, habamo ishyari, habamo iki. Njyewe nigize nkoresha ikiganiro umuntu witwa Mama Iradukunda ngitangira arisheni nakoreshaga mukoresha ikiganiro araza turaganira. Icyo kiganiro kimaze gusohoka ku Nyarwanda, abongo ku Nyarwanda barimo bamupende je dongera ngo ubunna chief editor yaje kunkoraho inkuru iteye ubwoba kora ko nakoresha ikiganiro Mama Iradukunda ni muri cya gihe harimo ibintu bya Miss Rwanda n'iki mukoresha ikiganiro ari kuvuga uburyo ki n'iki kandi nabo bari baramukoresheje ikiganiro Mama Iradukunda ari kuvuga the same thing nanjye ndakimukoresha ariko ngewe bahita banyataka. Muzabirebe icyo kiganiro kirahari byaje gutuma icyo kiganiro nanjye ngisiba cyari cya Iradukunda abantu bavuga ngo nakoreshe ngo hidden camera ngo nakoresheje iki banyagisha uwo mama wa Miss Iradukunda kugeza n'uyu munsi yari inshuti yanjye ariko uyu munsi nta nubwo dushobora kuvugana. Abamungu be baranyataka mbese icyo gihe nari ntunyamira ndahava. Ribu rero ni byiza ko yinjiye muri ibi bintu ariko nibabyinjiremo cyane kubera ko ibi bintu bizajya bikomeza bikorwa nyamaji gutyo abantu bagira gute bamubwira ati umuntu yaragiye gutanga ikiganiro muri 100 undi senkana abadafite amafaranga se ntabwo abadafite amafaranga ntabwo bazakora kandi niba umuntu niko itangazamakuru ryagakwiye gukora kirekari yanuza cya kiganiro umuntu yiteguriye kuvuga ati yenda ukabwira DJ Brian ati none uze kwambara ikanzu akora ikiganiro ariko niba ari cya kintu cyo kuvuga ngo umuntu agize gutya man bibikuye kubijyamo kuko badafite amafaranga ntabwo bazacuruza muri imihanda ntabwo bazacuruza nabo bantu bavuga ngo baguzwe kugira ngo bajye gutanga ibiganiro nabo bagakurikiranwa erega nibo batuma ibintu bigera aho ngaho kuko iyo biba bitarabaye bikavuga ngo Sabe yagiye yishyura abantu yagize gute ntabwo umunsi twakabaye turi mu bintu nk'ibi ngibi gusa nibyo byagiye bifata intera bituma Yago already yabaye impunzi kubera ko niba icyambere biragora man niba ari ikintu cyitwa gereza mwumva isigano media koza kaza ati ibintu bya showbiz by'imiziki by'iki nta rukundo bufite ntabwo abantu baba bagukunze man ibi bintu ribu nitabihagurukira abantu bazajya gusanga abantu baricanye bararuganye kora ko impamvu yenda umuntu yanahamya ko ibi bintu by'uburozi bibaho no kora ko nyine hari amategeko man yabari nko mu bindi bihugu abantu bazajya bicana umuntu agakora nka team bakagusanga bakagusekura ariko kora ko mu Rwanda hari amategeko aho yatubyara ibyo byose u Rwanda kandi ubutabera bw'u Rwanda ntabwo bwemera amarozi ni abantu bavuga ati reka dukoresha ubu buryo nibwo bwonyine bushoboka bushoboka tuzakurikiranwa n'inzego ariko harimo ibintu biteye ubwoba nubwo abantu batabivuga mane buriya no butwari umuntu witwa Yago yagizeho kuvuga biriya bintu biremereye kuriya ku bantu bose gusa nanone ngaruka cyane kugahinda umuntu witwa Murindahabi Irene afite
man umuntu wagiye wafashe umwanya akagenda akajya ku irembo agasaba attestation de serba bakayimuha akayipostinga. Mwabonye amagambo yanditseho kuri attestation de serba yiwe, akavuga ko papa we atakiri mu buzima, papa we yitabye Imana, ndetse nta n'icyasize akoreye leta y'u Rwanda. Yagukuri iriya nshuro nawe akwiye gusaba imbabazi. Mana ukwiye gusaba imbabazi umuntu witwa Emirene mu minsi ishize amaze nta minsi ishize abuze mama wiwe mu buryo bwabaye nk'ububabaza cyane. Emirene papa we yapfuye mu buryo ndibuze kubabwira bubabaje. Emirene mu kiganiro yakoze ari kuganira n'abantu bari muri US bavuga ku bintu bya Nuza, wabonaga muze kukireba, wabonaga atameze neza uriya mu bujama, no kuvuga ngo abana n'ubumuga n'iki kumwataka buryo ari ameze physically. Emirene ashobora kuza kugira ibibazo bikomeye cyane kuko big energy bafite imbaraga man, wewe barakwata kwa umva bakagwa amabere ya nyoko. So reka mvuga ngo ibi bintu ribikwiye kubihagurukira ndetse cyane, kuko nibiza gutinda biraza gusanga abantu bamwe bagiye bagira mbese ibintu byafashe indi ntera, kuko niba umuntu afite amafaranga yo kugura abatumirwa bose, aramutse abonye kugira ngo urubuga bari bahanganye ruveho, why not yabikora. Ariko natwe abantu ba muri industry ya showbiz ntimuze gutuma ari ibyinjiramo, kuko nibyinjiramo turabura aho twahayiraga twadutwiko n'iki man, content zirashira. So twakabaye dukemura ibi bintu mbere yuko ari ibyinjiramo, gusa umuntu witwa Sabe nawe afite ikibazo gikomeye. Urumva Sabe yaravuye, Sabe yahamagawe na RIB mu gihe yakoreshaga umwana. RIB imubwira ibyo ashinjwa, baramuganiriza, baramwigisha, aragenda. Si n'ubwa mbere, no kugiye cyane Ndimbati Sabe yarahamagawe. Sabe rero urumva naho kugenda ajya muri izo ntambwe, nubwo ngira ngo n'umuntu umwe uri kwigengesera, naho yavuze ati ibi bintu ndabona biri kugenda bigira. Sabe abantu bagiye bashwana nawe ni benshi, abo bivuga ko ngo aba yasenyeye ingo nabo ni benshi. Rero ibi bintu bya industry ngiye nakoze ikiganiro kugira ngo tuvuge tuti ibi bintu bikwiye gucika. Abantu bari muri industry bakireba, ariko nabandi bakagira bagatanga ukuri, nka kuri Miss Rwanda nayo man, ibi bintu bya showbiz none se leta y'u Rwanda man nta bragigira. Murabona ukuntu Miss Rwanda byagize abantu rero hajemo abantu bashaka bati ibintu man, ushaka nureba ko bahagaritse ads mu Rwanda, YouTube bashaka kuyihagarika. Ntabwo ari ikintu cya danger, bayihagarika nawe bavuga ati ibi bintu bya YouTube niba bijemo amafaranga mugabo mutangiye kubirwanira, reka tubihagarika kugira ngo abantu bazicane, kuko leta amategeko arengera abaturage. Aravuga cyangwa kugira ngo niba ibi bintu bitangiye kuza mu mwiryane, reka tubikureho. So dukorere ibi bintu tubikure mu nzira hakiri kare, aho kugira ngo tuzisange twasandaye. Babanje guhagarika ads bavuga ngo hari abantu bari gukoresha YouTube nabi, basebye ubutegetsi, niko numvise abantu bavuga ngo niyo mpamvu bahagaritse ads. Niba rero noneho no mu badasebye ubutegetsi hajemo noneho ibintu byo kurwana n'iki kurogana kugira gute, aho kugira ngo abantu bazicane, abahagaritse ads mu Rwanda niyo YouTube n'imbuga nkoranyambaga bazihagarika. By the way, ntabwo ari ikintu cya danger. Rero kugira ngo tuze kuba muri iyo si, mwarese tugakemura ibintu hakiri kare. Ngewe cyari igitekerezo cyanjye ku bantu bose babona iki kiganiro. Aba big energy mu by'ukuri bari gukora akazi gakomeye, kandi koko Yago yavuze, reka mubwire man, yabona koze ikiganiro cya mbere ndi kuvuga intuze
ukuntu warengereye niki ariko naje kukumva bro, naje kukumva, ngusabye imbabazi n'aba big energy mwese basabye imbabazi, ariko nanone abantu bari muri industry nawe, ariko ndakubwira nti nawe wasabye ku kintu cyo kuvuga ngo Papa Irene yakoze genocide, twabonye proof, nawe wamusaba imbabazi, niba nawe arakuyagize musabane imbabazi mani, izi boro zirangire. Ndabashimiye, amazina yanjye ni Chris Kame, iyi ni Kame TV Rwanda, ciao ciao.